Muraho neza, muhawe ikaze kuri MTech TV Show, ndabashimiye cyane ndetse no kuri ino video mugiye kureba aka kanya. Muri ino video ngiye kubereka uburyo bushya bwo uploadingamo video kuri YouTube channel yawe ukoresheje telefone, ari nako byose unabisetingaho nk'aho ukoresheje imashini. Wowe turi buze kureba n'ikintu bita copyright igihe telefone yawe iraba ifite, mu gihe telefone yawe iraza kuba ifite ubushobozi bwo gucekinga niba video yawe ifite copyright. Hanyuma rero ube ushobora uploadinga video zifite umutekano. Mbere yuko dutangira, reba ko wakanze like kuri no video, nubona hari ikintu no video iraza kuza kugufasha uze kwibuka gukanda subscribe, unasharinge ku nshuti yawe. Mbere yuko dutangira, uraza urebe kuri application yawe ya YouTube Studio, ubanze uyikure muri telefone yawe. Numara kuyikura muri telefone yawe, uraza uze ukande kuri Chrome yawe se cyangwa Google, ubundi dutangire. Uko uploadinga video utanyuze kuri application ya YouTube channel yawe ni uburyo bwiza bwizewe kandi bufasha abantu kubona views, kubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye utajya ubona ugiye kwa uploadinga video unyuze kuri application ya YouTube. Natinze rero ngiye kubikwereka. Mbere yuko dutangira, banza ure ko wakanze like kuri no video ndetse na subscribe kugira ngo ujye uba wa mbere mu kubona video nshya dushyize kuri YouTube. Mbere na mbere ugiye kubanza uze ukande kuri Chrome yawe cyangwa se Google cyangwa se Opera Mini, biraterwa na browser ukoresha. Uraza ujye kuri research, usacingamo iri jambo ngiye kukwereka. Ugiye kuza gusacingamo YouTube home akarongo kaberamye dashboard searching kuri enter. Numara gukora kuri enter, uraza ugere ku gapaje gasa gutya. Uragera ku gapaje gasa gutya. Nyamuneka bijye ku uploadinga video unyuze kuri application ya YouTube. Benshi niho dukoresha tugiye ku uploadinga video kuri YouTube, ariko ni ikosa rikomeye cyane. Hari porogaramu utajya ubona kandi ziba ari ingenzi kuba wazishyira muri video yawe ya YouTube ikaba yujuje ibisabwa neza. Iyo ugeze muri YouTube yawe studio, urabanza ugakanda kwa tudomo dutatu two hejuru mu nguni, ukabanza ukareba kino kibazo ukuntu kimeze, ukareba niba telefone yawe iri muri desktop site. Nusanga itari muri desktop site, kano kantu ukavivure. Nusanga iri muri desktop site, ukihorera. Ngewe iri muri desktop site, ndakareka kugira ngo telefone yawe ikore nk'imashini, ujye ubasha kuzuminga gutya, ni noneho ibyo utari kubona ubashe kubibona. Mbere na mbere ngiye kukwereka uburyo uploadinga unyuze muri YouTube Studio ariko kuri Chrome. Video narashyizeho yari yo kukwereka uburyo ushobora gukora beat uyikuye sound kuri YouTube. Nizere ko yabashimishije. Nawe utarayireba wagenda ukareba ukuntu bakora beat muri YouTube Studio. Beat ziba zirimo z'ubuntu za free, udakoresheje amafaranga ujya gukoresha beat nawe wayidownloading. Kandi hari n'ubundi buryo nabwo nakwigishije gukora beat cyangwa se indirimbo uyikuye muri AI yitwa Suno AI. Nawe wanyarukira muri video mperutse gukora, nawe ukabasha kuba wayireba. Tudatinze ndaza nzuminge gutya kugira ngo ubashe kuba wabona aho undi bunyure. Hano hejuru dufite create, naho tugiye kunyura tugiye kwa uploadinga video. Ndaza nkande kuri create. Nimara kuza gukanda kuri create, baranyereka information zisa gutya: upload video, go live, create post, new playlist, the new broadcast.
iyi new broadcast ntabwo ndayemererwa, ariko ko live create post ibyo ndabyemerera na new playlist ndabyemerewe. Okay, uraza ukande kuri create, numara gukanda kuri create urakanda kuri upload video, barakwereka kano kantu kameze gutya, twazuminga ukabone kano. Uraza ukande kuri secret file, urategereza gatoya barakuzanira tundi option dusa gutya, urakanda kuri upload kugira ngo winjire muri galeri yawe. Ukimara kwinjira muri galeri yawe urasanga video yawe wamaze gutegura. Turaza tuyikandeho biterwa n'iyo wakoze. Nimara gukanda kuri video namaze gutegura, ndategereza gatoya ibanze uploadinge. Ubu gutya irimo uploading, uploadinga, ndategereza gatoya ni igihe gitoya. Okay, imaze uploadinga imeze gutya ibiri kujyaho, nta kindi kintu uza ugakora. Ahangaha uraza ushyiremo title wateguye, kuba washyiramo title. Ahangana muri description kuri title ibyo dusanzemo tubisibe. Dusanzemo tubisibe, ubundi dushyiremo title. Okay, title. Okay, turashyiramo title. Okay, urashyiramo title, nurangiza hano hasi ushyiremo description, icyo video yawe ivugaho. Iyo umaze gushyiramo description ibintu bivuga kuri video yawe, uraza ugakoma thumbnail. Okay, uraza ushaka thumbnail yawe watunganyije cyangwa se ufite muri telefone yawe. Okay, ndaza ndebe thumbnail, ndakanda kandi kuri browser. Nimara gukanda kuri browser baranzanira thumbnail natunganyije. Thumbnail yanjye nayitunganyije muri ChatGPT, ndareba thumbnail ndari kuri picture. Okay, nayibonye thumbnail yanjye, kiro thumbnail. Okay, turangiza turategereza uploading, turaba dutunganya n'ibindi turayishyira kuri playlist. Mutaza gushyira video kuri playlist nawe arambwira, turashyira kuri YouTube, duhitemo kuri it's not my kind, kandi hano kuri show more. Guys, urabona yuko YouTube kwa uploadinga video unyuze kuri YouTube Studio browser ari ibintu byiza cyane. Ni ibintu byiza cyane, ubona so utasanzwe menyereye. Turazamura hano dukande hano kuri element, akatumye dukande hano kuri visibility, tubaza tuyishyire private. Turaza kuza kuyigaruraho nyuma. Okay, video yacu imaze kugera kuri YouTube, ubu ngubu twayishyira private gato. Okay, bamaze kuyicekinga, barayivivuye. Tugiye gukanda hano kuri element. Guys, uritonda cyane iyo uri uploadinga video. Turakanda kuri element. Element ni handi dusanga undi screen, kwa kundi ureba video ukabona undi screen cyangwa se akandi ka video kasikitambika muri video hagati, ukaba gakandaho kakujyana kuri video, cyangwa se kuri undi card. Kwa kundi urangiza video irangiye gatazaho udukadi tubiri twa video zigiye kurikiranye, ugakandaho ukabona indi video ikurikiyeho. Ibi tuntu widushyizemo kuri video yawe tumugira views nyinshi zigiye zitandukanye, kandi unakava kuri video imwe akaba yajya ku yindi. Ndaje nkanda kuri undi card, ukanda uraza ugakanda hano kuri add. Umara gukanda kuri add ugahita kuzanira tuhade tumeze gutya tundi gatoya. Guys, ubu buryo nubwo butinde bwo uploadinga video kuri YouTube
ariko ni uburyo bwiza bana kwa uploadinga video unyuze kuri application. Okay, tugiye kubanza dushyiraho ad screen, uvuga ngo ndaje mitemo akangaka kagutya ko hano hasi ku screen tubiri igiye irobanura video zanjye yawe za kera cyangwa za ryari, igenda irobanura video ikaguhitiramo video iyo irerekana kuri ad screen, izagihitamo ebyiri, ndakanda kuri ebyiri ikabanza mara kwi-uploadinga neza hajyaho ifoto. Okay, iyo maze ibi ngibi binaze kubikora kuri ad screen tukanda save. Okay, tukanda save. Okay kugutya tungo tutuza iza video irangiye, tukanda save. Amara ukanda save ugahita uzukanda ukaza ukareba website irangije, ukashyiraho andi card, ushyiraho twa dukadi ujya ubona hagati muri video. Dushobora kuba ari playlist cyangwa se ari channel cyangwa se ari video. Twebwe turahitamo video, turagahitamo gato tugahitamo muri video hagati gato. Okay guys, ubikora witonze gatoya, tugomba kugashyira muri video hagati. Okay, tugomba kureba muri video hagati ni ku munota wenda hano Okay, reka wenda tugashyira k'uyu munota, dushyira ad screen. Turahitamo iyi ngiyi gute wafungura YouTube channel, turashyiraho iyi ibyo no kudahangana aho dushyiraho indi ad screen uburyo wabona amasaha. Turagashyira hano umunota wa kabiri, turashyira kandi. Ubu ngubu umaze kwa uploadinga video yawe ku buryo bwemewe, ku buryo bwiza bwuzuye ibisabwa bwiza. Washyizemo ad card, ushyiraho ad screen, ushyiraho title, ushyiraho thumbnail, ushyiraho hashtag, ibintu byose wabitunganyije neza. Video yawe irimo irajya kuri YouTube. Wagenda ukajya muri YouTube application yawe ugatangira ukayireba mu ba mbere, warangiza ukaba wabasha kuyisharinga inshuti zawe nazo zikabasha kumenya ko video yamaze kugera kuri YouTube. Ngaho reba niba wakanze like, subscribe niba ari cyo no video twigishije, ubundi ushyira muri comment igitekerezo cyawe cy'icyo ushaka twaza gukorera muri video izakurikira. Murakoze cyane.